urakoze kuko uzamuye ibitekerezo byacu ukabizana mu mibereho ya gikristo ubwayo. Numvise utigeze ujya mu mibereho y'abakurambere bacu nk'abanyarwanda bari bafite abo biyambaza, imiterekero, kuraguza n'ibindi. Ibyo ngira ngo abantu b'Imana basobanukiwe ko ari uburyo bwo kutubaha Imana, ndetse ari ukwica itegeko ry'Imana rya mbere ryo rifite ubwango ntukagira izindi mana mu maso yawe, kuko hari ibindi wiringiye ko byagukemurira ikibazo. Hari n'abagendana imijyi, hari ibintu bagiye bakenyereyeho, hari n'abagira ibyo bacururizaho kugira ngo baronke. Ibyo byose ntabwo wigeze ubizamo kuko hari abakristo barabirenze. Waje ku mibereho ishobora gutuma abantu bagwa mu cyaha cyo kwimura Imana mu mitima yabo bakiringira ubwabo. Nakwibaza ikibazo kuri iyi platform, turi kwibaza ibibazo bikomeye cyane ku ngingo y'amategeko y'Imana, cyane cyane kuko turi gutinda ku isabato. Ariko n'aya mategeko, mbese iri tegeko rya mbere Kristo yarikuyeho, ni ikibazo gikomeye nshaka kwibaza. Nubuhe busobanuro Yesu Kristo ahari no tegeko? Niyo mpamvu rero Yesu yababwiye ati ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Muri bwa rukundo uwo umaze gusobanukirwa Imana iyo ariyo, umuremyi w'ijuru n'isi, umwana utubeshejeho, umucunguzi watanze isezerano ryo gucungurwa bihereye muri Edeni kandi akarisohoreza muri Kristo. Ubu ngubu watubwiye ko azagaruka, ni nawe wavuze ngo muramye. Ahaye ubutumwa Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo mu gihe hejuru 14 umurongo wa 3 n'uwa 7, ku murongo wa 7 ngo muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Amen. Ubwo butumwa bwatanzwe na Kristo rero akaboha marayika akabuzana Yohana nawe akabuzana imbata z'Imana, itorero. Buragaza yuko kwakuramya, kwa gufata Imana ikaguma mu mwanya wayo bikiriho kugeza igihe Kristo azagenza ate azagarukira. Uvuzemwa kandi kantu kazamuye ikindi kibazo. Uravuze uti amategeko ni imico y'Imana. Yego. None iri tegeko rya mbere ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ryadusobanura gute imico y'Imana? Ni iyihe mico tubona muri iri tegeko bwaryo? Ikindi kintu mbona cyane mu mico y'Imana kuri iri tegeko rya mbere ni icyo watubwiye ko muri iri tegeko harimo kurarika kw'Imana, turarikirwa kumenya Imana. Bya bintu rero twize mu ishuri yuko Imana ari inyambaraga, twanabigarutseho ko yarokoye ab'Abisirayeli. Ni nacyo yabanje kubabwira yuko Imana ari urukundo, yuko Imana ari inyembabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, itabara uyitakiye. Ibyo byose bituma dusobanukirwa ya mico y'Imana, tukayimenya, tukayitandukanya na bya bigirwamana bitajya bidutabara. Tukarwara dufite amafaranga ariko ntitubashe gukira, tukajya mu kwivuriza mu bitaro bikomeye ariko ntitugere ku ntego, mu gihe y'Imana yibasha kugera kuri cya kindi twebwe twamaze kubura. Ubwo rero gusobanukirwa, kumenya ryararika ryo gutuma tumenya Imana iyo ariyo, tukayitandukanya na bya bigirwamana, harimo ya mico yayo tuzabasha kuvumburamo. Imana yacu ishimwe cyane. Ni byinshi rero twaganira, ndabona n'amasaha ari kuguruka, ariko ndagira ngo mbaze ikibazo cy'ingenzi. Ni iki abantu babasha kungukira mu gukomeza iri tegeko? Kuko turabona yuko ni Imana y'urukundo, iri kudusaba ibintu igambiriye icyiza cyanjye. Ni icyo umuntu azungukira mu gukomeza iri tegeko rya mbere rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye? Ikindi ni icyo umuntu azahombera mu kutumvira iri tegeko rimubwira ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye? Icyaguha kuba nk'umunyabugeni akakubwira ngo ushushanye isi y'uyu munsi, wayishushanya imiziti, wayishushanya ukurikije aho uhagaze. Nk'ubu ngubu uri muri Palestina, wayishushanya uri kurira. Uri muri Isirayeli, wayishushanya ufite umujinya kubera ko uri kurwana n'uza abandi nabo bari kurira bati turapfuye turashize. Uyishushanyije uri muri Ukraine n'uri muri Syria, hari ukuntu bayishushanya. Uyishushanyije muri gereza, wayishushanya ndetse wajya kuyihibara ukayiha umwambaro wo muri gereza.
ariko tekereza wishushanyije nk'umuntu ufite umutima witegura gutaha mu bwawe bwo mu ijuru. Wayishushanya wayivanyeho ibirenge, uzi ko isi igiye kurimbuka, usa nk'uwazamutse santimetero 20, ukayishushanya nk'aho yasigaye inyuma uyisize. Kubera iki? Kubera yuko ni ikizamini gikomeye. Ariko umuntu w'Imana rero wari uzi Imana, wabonye urupfu rw'umwana wayo, wabaye umuhamya w'iby'Imana yakoze, wabwirije ubutumwa, yaravuga ati urugendo rwanjye naho rwarusoreje aha, ariko iby'Imana yamfashije gukora byagenze gute? Nuko yumva afite amahoro mu mutima, atuje, arasinzira. Gikomeye n'abisi baguze. Twasobanura gute ikigirwamana? Ni ikintu cyose gitwaye umwanya Imana agomba kugira mu buzima bwawe. Yego. Icyo kintu kiraremereye kandi ndumva umuntu asobanukiwe icyo, nta kintu kitahinduka ikigirwamana. Yego. Igihe cyose umuntu arangaye, niba na telefone yahinduka ikigirwamana, wabivuze ko n'inzu yaba ikigirwamana, n'umugore wawe yaba ikigirwamana, n'umugabo wawe, n'umwana wawe. Hari noneho mu kanya uvuza habo, nibuka ko habagaho n'ibigirwamana bifatika, za Dagoni, za Ashtaroti. Ese n'uyu munsi nabyo birashoboka ko hari abantu hari ibindi bigirwamana runaka byabaho noneho bifatika abantu bajya biyambaza? Hariho n'ibindi bigirwamana bifatika abantu bajya biyambaza. Ariko icyo biba bisobanuye ni iki? Biba bisobanuye kwambura Imana ubushobozi bwayo. Reka dufate urugero, hari ibigirwamana bimwe abantu bajya kugura mu isoko bakabishyira ahantu, hari n'ibindi abantu babumba bakagira, ariko hari n'ibindi bigirwamana biza mu misengere imwe y'abantu b'abakirisito, aho bumva yuko badashobora gusenga ngo Imana ibumve, bagomba gusenga bitabaje undi muntu. Yaba ari umuntu wabayeho akaba yarapfuye, bazi na wawe ujya wumva ngo kanaka bazi nawe udusabire, cyangwa se umubyeyi runaka udusabire, nk'aho bo isano barafitanye iri hagati yabo n'Imana ishobora kuba yaracitse, kandi hari ikindi cyungo kigomba kuyunga gitandukanye na Kristo. Icyo gihe rero hari ibigirwamana bimwe biba biri ahantu abantu biyambaza, bagenda bagapfukamira, cyangwa se bakagenda bakaba bafite uko babisenga. Ariko hari n'ibindi bigirwamana biza bikiyubaka muri zo ntekerezo zo kumva yuko igihe usenze utifashishije ikintu runaka, nabwo isengesho ryawe ridashobora kumvwa. Cyangwa utari n'ahantu runaka, cyangwa bakumva yuko niba udasenze utari ahantu runaka, ku musozi runaka, udashobora kumvikana. Nyamara Bibiliya ikatubwira yuko igihe ugiye gusenga ushobora kwinjira mu nzu yawe ugakingura urugi, ugasabana n'Imana yawe, kandi Imana yawe ko ibiri kukumva. Niyo mpamvu rero kugira wenda ngo Abisirayeli bari muri Egiputa bumvwe n'Imana, ntabwo byasabye yuko bava aho ngaho ngo bagire ahandi bajya, kuko n'ubundi nta nubwo n'ababakoreshaga bashobora kubemerera. Ariko kwagutaka kwabo no kunihira mu mutima kwatumye Imana iri mu ijuru igenza ite?
ibyo bigirwamana rero biri uburyo bwinshi. Bishobora kuba ibigirwamana byubatse, bibumbwe, bibajwe, ibyo tureba, ariko bishobora no kuba ibigirwamana byubatswe mu ntekerezo zacu, bikaba bishingiye ku isano dufitanye n'abantu, ko tumeze, ibyo dutunze. Ibyo byose bishobora kutubera ibigirwamana, ariko cyane cyane kiba gikabije muri ibyo ngibyo ni ikintu cyitwa amafaranga. Amafaranga, abanyarwanda baciye umugani ngo iyo aho ifaranga rikubise haroroha. Ibyo byose bindi tuvuga bigerwaho n'icyubahiro burya iyo umuntu ari umukene. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abakene barahinyurwa, amagambo y'abakene arahinyurwa, ariko amagambo y'abakene ahabwa isumbwe. Burya iyo umuntu amaze kugira amafaranga yumva yuko avuye mu rwego rumwe agiye mu rundi, n'icyubahiro kumva gikeneye, akumva akeneye kubahwa, akumva akeneye kugira ibintu. Muri bya bintu rero byavuye muri ya mafaranga, nibyo byose guhera ku mafaranga atunze bigenda ari bigirwamana, bigenda byubaka mu mibereho ye. Ugasanga umuntu afite ibigirwamana bigera mu 10, 20, 30, kugeza igihe n'isaha abwira umuntu ngo isaha yangira kuruta, ndakabwira umuntu ngo imbwa yangira kuruta. Iyo bwiye umuntu ngo imbwa yiramuruta rero yambwa yakubereye ikigirwamana, kuko isomo rirahari rivuga yuko dusangiye data. Niba twese turi abana b'Imana rero, iyo umuntu umuhaye agaciro kari munsi y'imbwa, uba usa nkaho imbwa yawe imubereye Imana. Iyo mbwa rero yaba yakubereye nawe ikigirwamana. Biratangaje cyane. Kandi kumenya Imana n'urukundo rwayo n'uburyo yaducunguye n'uburyo twitaho ikatubabarira, ubundi ibyo bitekerezo ubwabyo ntabwo bikwiye kuza mu mutima w'umukristo. Kumva ko umuntu ari w'agaciro gake, kuko dusangiye gupfa mu bunyacyaha, tugasangira gukira muri Kristo Yesu. Ubwo rero kumenya yuko agakiza tugasangiye, Kristo yaguze uno muntu amaraso y'igiciro cyinshi cyane, ntibishoboka yuko umuntu wamenye Imana, kuko nibwo bugingo buhoraho rega, wamenye Imana bakamenya na Yesu Kristo, atinyuka gufata undi muntu ngo amwambure agaciro ke ku kigero kingana gutyo, kuko arabizi yuko uwo muntu yaguzwe ikiguzi gihebuje cyane, aricyo maraso ya Kristo. Urakoze kuko uzamuye ibitekerezo byacu ukabizana mu mibereho ya gikristo ubwayo. Numvise utigeze ujya mu mibereho y'abakurambere bacu nk'abanyarwanda bari bafite abo biyambaza, imiterekero, kuraguza n'ibindi. Ibyo ngira ngo abantu b'Imana basobanukiwe ko ari uburyo bwo kutubaha Imana, ndetse ari ukwica itegeko ry'Imana rya mbere ryo rifite ubwango ntukagize indi Mana amaso yawe, kuko hari ibindi wiringiye ko byagukemurira ikibazo. Hari n'abagendana imijyi, ari ibintu bagiye bakenyereyeho, hari n'abagira ibyo bacururizaho kugira ngo baronke. Ibyo byose ntabwo ugeze ubizamo, kuko hari abakristo barabirenze. Waje ku mibereho ishobora gutuma abantu bagwa mu cyaha cyo kwimura Imana mu mitima yabo, bakiringira ubwabo. Ndumva byumvikana cyane. Nakwibaza ikibazo kuri iyi platform, turi kwibaza ibibazo bikomeye cyane ku ngingo y'amategeko y'Imana, cyane cyane kuko turi gutinda ku Isabato. Ariko n'aya mategeko, mbese iri tegeko rya mbere Kristo yarikuyeho? Ni ikibazo gikomeye nshaka kwibaza. Nubuhe busobanuro Yesu Kristo ahari no tegeko? Iri tegeko ntabwo Kristo yarikuyeho. Hari ubwo abafarisayo bigeze kuza kumubaza ikibazo, bamubaza ikibazo gikomeye. Baramubaza ngo mbese ni irihe tegeko rirusha ayandi gukomera? Yego. Mu by'ukuri agiye abasubiza amagambo yaretse mu gutegeka kwa kabiri. Arababwira ati ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, yego, n'imbaraga zawe zose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yego. Agiye kurangiza arababwira ngo kuri ayo magambo abiri niho amategeko yose n'ibyahanuwe byose bigenze bitera. Kubera yuko gukunda Imana ari itegeko ry'urukundo. Buriya amategeko y'Imana uko ari 10, umugabane wa mbere w'amategeko 4 mu by'ukuri ni amategeko atagize icyo abangamiye sosiyete. Ugiye ugafata ibuye ukarishyira hariya ukavuga uti ndarisenga, nta wakujyana mu rukiko. Uvuze utingiye ko ndasenga iki giti, nta wakujyana mu rukiko. Niyo mpamvu abantu bumva atababangamiye ayo mategeko. Rero ayo ngayo nyine iyo wamaze kuyubahiriza
nibwo ushobora no kubahiriza yandi afite aho adusanisha na bagenzi bacu. Niyo mpamvu rero Yesu yababwiye ati ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Muri rwa rukundo uwo umaze gusobanukirwa Imana iyo ariyo, umuremyi w'ijuru n'isi, umwana tubeshejeho, umucunguzi watanze isezerano ryo gucungurwa bihereye muri Edeni kandi akarisohoreza muri Kristo, ubu ngubu watubwiye ko azagaruka. Ni nawe wavuze ngo muramye. Ahaye ubutumwa Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo mu Byahishwe 14 umurongo wa 3 n'uwa 7, ku murongo wa 7 ngo muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Amen. Ubwo butumwa bwatanzwe na Kristo rero akaboha marayika akabuzana Yohana nawe akabuzana imbata z'Imana, itorero. Buragaza yuko kwakuramya, kwa gufata Imana ikaguma mu mwanya wayo bikiriho kugeza igihe Kristo azagenza ate azagarukira. Ntabwo rero Kristo nk'ishingiro ry'amategeko yaba yakoraho amategeko agize imico y'Imana, ingoma y'Imana, amategeko atuma umuntu aba mu mudendezo akumva amerewe neza, kuko mu by'ukuri yaratyo yiringiye Imana iteye ityo, Imana ifite iyo mico iteye ityo, agira n'amahoro yo mu mutima. Isoko y'amahoro rero Kristo ntabwo yaza ngo aho twavomaga ayo mahoro ahavaneho, ayavanyeho twasigarana umubabaro. Niyo mpamvu rero baje kumubaza, yababwiye ati ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Yego. Iryo ni rya mbere ryari rikomeye, kandi iryo ni itegeko ry'umwuka ushoboye kuryubahiriza. N'ibindi n'andi mategeko 6 asigaye arayubahiriza kandi bikagenda neza. Uvuzemwa kandi kantu kazamuye ikindi kibazo. Uravuze uti amategeko ni imico y'Imana. Yego. None iri tegeko rya mbere ntukagire izindi mana amaso yanjye, ryadusobanura gute imico y'Imana? Ni iyihe mico tubona muri iri tegeko bwaryo? Iri tegeko bwaryo ni itegeko riha umuntu umudendezo. Ni nkuko wazana ibyo kurya ku meza ukabwira umwana utumva rero ibi byo kurya byubaka umubiri, bitera imbaraga, ibi bindi byo kurya ntacyo biwumariye. Yego. None rero uri umunyabwenge kandi uzi ko duteka nuko turya, hitamwe ibyurya. Buriya rero uba ubaye umubyeyi mwiza, kuko uri kugira ngo rero wa muntu niba kwakubana nawe hari icyo byamwunguye. Imana rero kuko ari Imana y'urukundo, Imana itanga umudendezo ku byo yaremye. Iyo ivuze ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, nuko izi neza yuko hari izindi mana zishobora kubaho mu mibereho yawe ubishatse. Yego. Ariko ikakubwira iti niba waramaze kunsobanukirwa ukamenya icyo nkumariye n'isano dufitanye, uzahitemo kubana nanjye, ariko niwumva bitakunyuze bitakurimo, uzahitemo inzira ushaka. Ariko nkweretse buri nzira icyo akumarira, uzahitemo. Uri umuntu w'umudendezo, nakuremanye umutima w'umudendezo, kandi naguhaye urukundo, imico naguhayemo, ndetse bamaze kurya itunda rimenyekanisha icyiza n'ikibi. Inama y'Ubumana yarateranye ngo baravuga ngo dore umuntu abaye nk'imwe muri twe. Kwa kuntu umuntu yaremwe akaremanwa ubwenge, akaremanwa umutima nama, akaremanwa umudendezo, akaremanwa uburyo bwo guhitamo. Munyeza rero yarise ngo wayugiye kuduhindura nk'Imana haburaho gato. Yego. Icyo ngicyo rero cy'urukundo rw'Imana yashize mu muntu n'umudendezo wo guhitamo, nicyo cyerekana imico y'Imana. Imana ntabwo ari nyagitugu, Imana ni nyamudendezo, ikwereka inzira ukayihitamo cyangwa ukarorera. Imico y'Imana rero ni urukundo no guha umuntu umudendezo wo guhitamo, ntitwaze igitugu nk'uko abisi bo babigenza.
ubwo unyibukije isomo ryo muri Yakobo igice cya 2 ritubwira ngo muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Amategeko y'Imana atera umudendezo. Mu gihe abandi bavuga yuko twabohowe, rwa rwandiko rwaturegaga n'andi magambo akomeye, ariko bishingiye ku kudasobanukirwa urwandiko rutegurwa rwo ya mitwaro basogokuza batabashije kwikorera iyariyo, mu by'ukuri ntabwo ari amategeko 10. Oya, ahubwo amategeko 10 ijambo ry'Imana riyavuga nk'amategeko atera umudendezo. Ikindi kintu mbona cyane mu mico y'Imana kuri itegeko rya mbere ni icyo watubwiye ko muri iri tegeko harimo kurarika kw'Imana, turarikirwa kumenya Imana. Bya bintu rero twize mu ishuri yuko Imana ari inyambaraga, twanabigarutseho ko yarokoye ab'Abisirayeli, ni nacyo yabanje kubabwira yuko Imana ari urukundo, yuko Imana ari inyembabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, itabara uyitakiye. Ibyo byose bituma dusobanukirwa ya mico y'Imana, tukayimenya, tukayitandukanya na bya bigirwamana bitajya bidutabara, tukarwara dufite amafaranga ariko ntitubashe gukira, tukajya mu kwivuriza mu bitaro bikomeye ariko ntitugere ku ntego, mu gihe y'Imana yibasha kugera kuri cya kindi twebwe twamaze kubura. Ubwo rero gusobanukirwa, kumenya ryararika ryo kutuma tumenya Imana yariyo, tukayitandukanya na bya bigirwamana, harimo ya mico yayo tuzabasha kuvumburamo. Imana yacu ishimwe cyane. Ni byinshi rero twaganira, ndabona n'amasaha ari kuguruka, ariko ndagira ngo mbaze ikibazo cy'ingenzi, ni iki abantu babasha kungukira mu gukomeza iri tegeko? Kuko turabona yuko ni Imana y'urukundo, iri kudusaba ibintu igambiriye icyiza cyanjye. Ni icyo umuntu azungukira mu gukomeza iri tegeko rya mbere rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ikindi ni icyo umuntu azahombera mu kutumvira iri tegeko rimubwira ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Icya mbere azungukiramo ni amahoro. Yego. Amahoro yo mu mutima. Buriya rero muvandimwe, hari ibintu bitanga amahoro. Icya mbere gitanga amahoro mu buzima ni ukunyurwa. Yego. Kumva yuko Imana ikubeshejeho, kandi yuko imibereho yawe iri mu biganza byayo, ko ejo hawe hazaza hari mu biganza byayo. Yego. Kandi ko uko ubayeho uyu munsi Imana yashimye kubaho gutyo, biguha amahoro yo mu mutima. Amen. Iyo rero umuntu afite amahoro yo mu mutima, burya bafite ibintu byose. Yego. Hari abantu bagiye bagira amafaranga n'ubutunzi n'ibindi bintu byose biriho, ariko mu by'ukuri bakabaho nta mahoro bafite. Hari ababyeyi bagiye bagira nk'umutungo, amafaranga menshi, ariko bagahora bikanga ko abana babo barayabiba. Ndetse kera amabanki ataraza ngo hari n'abayatabaga mu butaka, bagira nk'impanuka bagapfa urupfu rutunguranye, abantu ntibazamenye n'ayo mafaranga aho yari. Kubera iki? Bari bafite amafaranga ababera nk'ikigirwamana ariko ababuza amahoro. Hari abayobozi, abanyambaraga muri iyi minsi y'imperuka, bafite ubushobozi ariko bahora bikanga abandi, bagahora nta mahoro bafite. Niyo mpamvu ushobora kumva ngo igihugu runaka cy'ikinyabubasha cyakoze indege ye kurasa ibintu bimeze gutya na gutya, ugasanga itwaye umutungo watunga Afurika yose ndetse hamwe n'Uburaya, ariko kubera ko nta mahoro bafite nubwo bafite imbaraga. Icyaguha kuba nk'umunyabugeni akakubwira ngo ushushanye isi y'uyu munsi, wayishushanya imiziti, wayishushanya ukurikije aho uhagaze. Nk'ubu ngubu uri muri Palestina, wayishushanya uri kurira. Uri muri Isirayeli, wayishushanya ufite umujinya, kubera ko uri kurwana n'uza abandi nabo bari kurira bati turapfuye turashize. Uyu ushushanyije uri muri Ukraine n'uri muri Syria, hari ukuntu bayishushanya. Uyishushanyije muri gereza,
wayishushanya ndetse wajya kuyihibara ukayiha umwambaro wo muri gereza. Ariko tekereza uyishushanyije nk'umuntu ufite umutima witegura gutaha mu bwawe bwo mu ijuru. Wayishushanya wayivanyeho ibirenge, uzi ko isi igiye kurimbuka, usa nk'uwazamutse santimetero 20, ukayishushanya nk'aho yasigaye inyuma uyisize. Yego. Kubera iki? Kubera yuko icyo utekereza nk'umuntu ufite amahoro yo mu mutima, ntabwo waba uri mu ntambara, ntabwo waba uri hehe, ntabwo waba uri aho waba uri hose, gitandukanye n'icyo umuntu utazi iyo Mana uko yabibara. Bityo rero abantu bamenye iyo Mana bakumva iryo tegeko ryatumye basobanukirwa Imana, bakanasobanukirwa ubwabo, bakanasobanukirwa isano bafitanye n'iyo Mana n'iki bashakaho, bafite amahoro yo mu mutima. Amen. Amahoro atangaje. Hari igihe kimwe umugabo witwa Petero ubwo ari buce bamwica, byanditswe mu byakozwe n'intumwa. Yego. Noneho bwari buce bamwica, ariko ngo marayika aje kumureba muri iryo joro gasanga asinziriye. Yari yasinziriye rwose. Byakozwe n'igice cya 12. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuye. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, 4 ashize. Tekereza umuntu umwe uruzizwe n'abantu bangana gutyo. Ni ukuvuga ngo uru ruhande rwabagaho abasirikare 4. Kandi icyo gihe uko banafungaga babaga bafite n'ibintu bagushize mu maboko no mu maguru, bakuboheyemo ku buryo utashobora no kugira ngo ube wakwihagurutsa. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Amen. Abo bantu bari bafite ibyiringiro yuko Imana ishobora kugira icyo yakorera uwo muntu w'Imana mugenzi wabo. Herode ari bumusohore iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Mbese wowe ari wowe iryo joro hari wasinzira? Ni ikizamini. Ni ikizamini gikomeye. Ariko umuntu w'Imana rero waruzi Imana, wabonye urupfu rw'umwana wayo, wabaye umuhamya w'iby'Imana yakoze, wabwirije ubutumwa, yaravuga ati urugendo rwanjye naho rwarusoreje aha, ariko iby'Imana yamfashije gukora byagenje gute? Byabaye byiza. Nuko yumva afite amahoro mu mutima, atuje, arisinzirira. Ikintu cya mbere rero gikomeye n'abisi babuze ni amahoro yo mu mutima. Icyo dukeneye rero ni amahoro yerekana imbabazi z'Imana twahawe binyuze muri Yesu Kristo. Muri kwa kwiringira rero Imana tukayegera nyambere, bituma twakira neza n'igitambo cyayo yatanze cy'ibyaha byacu, tukumva yuko twababariwe kandi ko Imana itakibuka ibyaha byacu, maze tukagira amahoro yo mu mutima. Ikindi cya kabiri, ku muntu wamenye iyo Mana akaba afite amahoro yo mu mutima, yumva muri we ari kugurumana umuriro wo kugira ngo abe yabibwira abandi. Yego. Akumva nejejwe no gusobanura abandi iby'amahoro afite. Ndetse yabona hari umuntu ubuze amahoro, akamubwira ati nyamara wegereye Imana ukabana nayo mu ijambo ryayo, yaguha amahoro. Cya gatatu, iyo umuntu yagize mu mahoro, ubuzima buramuryohera kandi akanyurwa. Amen. muri iyi minsi y'imperuka, ibintu bigenda birushaho kugaragara yuko biri gutwara abantu ingamira, ndetse umuntu utabifite ku rwego runaka akaba yafatwa nk'aho ari mu isi atazigana. Hari abantu bamwe tujya twumva abasore barambagiza
abakobwa bamwe bakaba benga kubera ubushobozi badafite, hari nabo bakingo bafite ibintu bagashaka ibintu bakabibona, byagera hagati bikaba bikayoyoka, ugasanga ubuzima burahindutse, umwana yihakanye umubyeyi we, umugabo yihakanye umugore we, umugore yihakanye umugabo. Ibyo ni ibintu byo kutamenya ya Mana ngo abantu bayiringire. Iyo rero muri cyagiye bari umuntu yamaze gusobanukirwa n'Imana, ashobora gufata ubuzima bwose bukamuryohera. Tekereza kuba hari imiryango imwe genda isenyuka kubera yuko yaragize ibintu Imana yabo, byamara kubura umugabo agatandukana n'umugore, abana bacyumvikana n'ababyeyi babo. Ni ukuvuga ngo icyari Imana yabo cyari ibyo bintu. Ariko iyo rero iyo byabuze, bigeraho bakibagirwa rya sezerano basezeranye ko bazabana ubuzima bwabo bwose, haba mu byiza cyangwa mu bibi, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu byiza. Icyo gihe rero biba bigaragaje yuko imibereho yabo yabuze kunyurwa. Ikindi hari umuntu yakongeraho ku bantu batahaye agaciro iryo tegeko risa nkaho rivuga ngo uramenye mu buzima bwawe bwose ntuzagira ikintu winjiza mu buzima bwawe cyangwa undi muntu utazagira icyo akumarira, ahubwo muri we bizarangira ari uko akubabaje cyangwa guhemukiye. Burya ni ko Imana yashaka kubwira abantu. Ikindi umuntu yakongeraho ni uko iyo umuntu atagize Imana nyambere, ubuzima buramubihira. Ubuzima buramubihira, akumva ubuzima nta ntego bufite, nta cyerekezo, mbese akabaho ku isi nkaho nta kindi kintu ayifite uretse kuyizereraho. Nko cya gihe Imana yabajije Satani avuye, akavuga ko avuye mu isi kuyizereramo, nawe akumva yuko ubuzima afite mu isi nta cyerekezo, nta n'agaciro bufite. Ariko rero iyo umuntu yamaze gusobanukirwa n'Imana n'urukundo rwayo n'isano afitanye nayo, ubuzima yumva buryoshye, bufite agaciro, bufite ireme. Ikintu cyose, isaha yose abayeho akumva Imana imugiriye neza, kandi akumva yuko ashimira Imana kubwo ubuzima abayemo. Amen. Ntekereje Zaburi ya 34, Zaburi ya Dawidi. Muri ayo magambo tubwiye yo kugira amahoro, yo kunyurwa, y'ibyishimo no mu bihe by'amakuba, watubwiye Petero kare uburyo yari yisinziriye, watubwiye ba Paulo na Sila barimo baririmba kubera ko bafite ayo mahoro. Umunyezaburi ya 34, Dawidi nawe ahimbaza Imana avuga ati nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Uwiteka ni umutima wanjye nzirata, abanyamubabaro babyumve bishimye. Amen. No mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'ibyago hariho ibyishimo. Yego. Arakomeza ati mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Amen. 6 bamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Uyu munyamababaro yaratatse, Uwiteka aramwumva, amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema ye kugota bamwubaha akabakiza. Maze hari kurarika ku murongo wa 9 uvuga ngo nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza. Amen. Hahirwa umuhungiraho. Amen. Keretse nyisomye byose, ariko reka nsimuke ngiye ku murongo wa 16. Avuga ngo amaso y'Uwiteka ari kubakiranutsi, rya jisho ry'Uwiteka riri kuri babandi badafite undi biringiye keretse we gusa. Amaso y'Uwiteka ari kubakiranutsi, n'amatwi ye ari kugutaka kwabo. Amen. Igitsure cy'Uwiteka kiri kubakora ibyaha kugira ngo amareho kwibukwa kwabo mu isi. Abakiranutsi baratatse, Uwiteka baramwumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Murongo nshaka gusorezaho n'uyu nguyu 20. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Ijambo ry'Imana ryasezeranya amagambo akomeye cyane. Ntabwo ryavuze yuko umukiranutsi atazahura n'amakuba, ariko Uwiteka azaba ari kumwe nawe.
uyu munyezaburi yongeye kurimba mu ndiri za 23 ati naho nanywa mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntabwo nzatinya ikibi cyose. Si uko umuntu atazajya mu makuba, si uko atazahura n'ibyago byinshi cyane, yewe ngo ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Twizirike ku isezerano Kristo yasezeranye avuga ati mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Mu isi muzagira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Ubwo rero harimo inyungu nyinshi ku kwiringira Imana. Amafaranga hari ibibazo atabasha gukemura, umuntu wari we wese hari ibibazo atabasha gukemura. Bya bindi dushobora kwiringira n'ubukana n'ubukaka twaba dufite, hari aho bigera bikacika amazi, ariko abiringira Uwiteka ngo bameze nk'umusozi utabasha kunyeganyega. Nubwo byaba mu makuba bararirimba, baranezerewe kubera yuko bamenye Imana, barisobanukirwa, bijugunya amaboko yayo kugira ngo ikomeze kubarinda. Urakoze rero kuri aya magambo uduhuguje yerekeranye n'itegeko rya mbere riturarikira kumenya Imana, nicyo watubwiye, rikaturarikira no kwisobanukirwa ngo turusheho kwiyegurira Imana burundu no kuyiringira mu buryo bwuzuye. Ndumva ari cyo mwatubwiye. Rero tugeze ku musozo, tubashimira cyane, ariko kandi niba hari n'icyo mushaka kongeraho ku byavuzwe mwumva mwatsindagira, ni umwanya wanyu, hanyuma dusoze. Ijambo nasorezaho ni ijambo ryanditswe muri Bibiliya, mu gitabo cy'Umubwiriza, yego, igice 12. Haravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe, amen, mu minsi y'ubusore bwawe. Hano uhasoma akurikije imyaka arimo, niba ari n'umusaza, niba ari n'umukecuru, mbese igihe harimo, niba ari ingimbi ashireho y'ubugimbi, ariko hasoma wese yumve yuko mu gihe harimo ari gusoma aha hantu agomba kwibuka umuremyi we. Iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Guhera ku murongo wa 2 kumanura, yavuze ibizajya bitubaho. Harano yaravuze ngo izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri bitarizimishwa n'ibicu bitaragaruka, imvura ihise. Urabona ko nsigaye nambaye amataratara. Buriya rero hari umwijima wabaye, nicyo yashaka kuvuga. Mu bihe byacu byose rero tugomba kwibuka yuko Imana ari umuremyi wacu, tukabibiremwa, tukayubaha, imigambi yacu yose tukayikoreza, tukamenya ko ari umugenga w'ibihe byacu byose, tukayishyira mu maboko nayo ikatubera umuyobozi. Ibintu byose byagomba gutandukanywa nabyo umutima nama utweretse, tugatandukana nabyo aho gutandukana n'Imana. Yobu Imana yigeze kubaza Yobu, iramubaza ku gice cya 38:36, ninde washize ubwenge mu mutima w'umuntu, kandi ninde wamuhaye kujijuka? Iyo Mana rero yadushizemo uwo mutima w'ubwenge wo kubaha Imana, ikadushiramo n'umutima wo kuva mu byaha. Tugomba kuyiringira, tukamenya ko ariyo nyambere, ntihagire ikindi kintu icyo ari cyo cyose twabangikanya nacyo kugira ngo kiyambure icyubahiro cyayo. Haba ko turemwe, haba ubwenge yaduhaye, haba imbaraga z'ubushobozi dufite, haba amafaranga, haba imodoka, haba imirima, haba amazu dutunze byose, haba ibikoresho dukoresha mu buzima bwacu busanzwe, tukumva yuko Imana yonyine ari ikwiriye icyubahiro, kandi ko ikintu cyose kiba gishaka kuyambura icyubahiro cyayo kigomba kuva mu nzira, akaba ariyo igumana icyubahiro mu mibereho yacu. Amen. Ndasabira rero abantu bose kugira ngo iryo tegeko turyiteho, kuko icyatumye Imana irigira irya mbere ni ukugira ngo n'ayandi yose arishamikireho, iryo ngiryo rishoboye kumvikana neza, nandakurikira azumvikana neza, kandi kuyubahiriza bizaba byoroshye mu mibereho yacu. Kandi igihe cyose iryo rindi tumvikana neza, nandi yose azatugora. Imana tubashishije no gusobanukirwa n'icyo Imana yashaka kuvuga, yuko mu buzima bwacu nta kindi kintu, nta wundi muntu wagombye gufata icyubahiro cy'Imana, kuko aho bizagenda kose bizarangira tubabaje,
kandi birangire ntacyo atumariye, kandi birangire icyo kintu ntacyo gikoze mu mibereho yacu, dusarura umubabaro gusa, kandi twari gusarura amahoro n'umunezero bituruka ku Mana. Ariko tunatekereza yuko vuba impande y'Imana ivuze, ba bandi bahaye Imana icyubahiro cyayo bakabana nayo bazaraga ubugingo buhoraho, kuko turi muri ino si ariko tariho bizarangirira gusa. Aba ngabo rero bazaba babanye n'Imana mu biho yabo yose, nibo bazaraga ubugingo buhoraho, igihe abandi bazapfa urupfu rwa kabiri, aho batazongera kwibukwa, igihe abandi bazaba bariringiye Imana bazagira ibihe byiza byo gutura muri Yerusalemu nshya, ihema ry'Imana rikabana n'abantu bayo, kandi urupfu n'umuborogo bikaba bitazongera kubaho, kuko icyabiteraga cyose kizaba cyavanweho na Satani wabizanye. Imana tugire neza kugira ngo twumve iri tegeko mu mwanya waryo mu izina rya Yesu. Amen. Reka tubasabe mudusoreze n'isengesho nanone. Reka dushime Imana. Data wa twese dukunda, mubyeyi wacu uhoraho, turakunezerewe kubwo wayoboye iki kiganiro kikaba kigeze ku musozo. Turagushimiye kubw'uyu mwene data wayoboye hano kugira ngo tugirane iki kiganiro, tukaba tumusabiye umugisha kugira ngo uko ari guhirimbanira kugira ngo amenyekanishe icyubahiro cyawe muri iyi si, Data mwiza nawe uzamuhe amahirwe yo gutura mu bwami bwawe bwo mu ijuru. Amen. Dusabiye abaturanyi bacu amahoro, dusabiye igihugu cyacu amahoro, dusabiye amateraniro y'amavugabutumwa ari kubera mu gihugu cyacu kugira ngo abe gukiza imitima ya bene data, kandi arababwiriza ari natwe twumva. Twese uduhe Data mwiza kugira ngo tugire ishyaka n'ishyushyu yo gucukumbura duseho mu ijambo ryawe kugira ngo twumve kitubwiriramo. Kandi Data mwiza, muri iki gihe turi muri iyi si, uduhe amahirwe kuzaba mu bwami bwawe bwo mu ijuru bw'Imana yawe izabivuze. Amen. Turasabye Data mwiza kugira ngo muri iki gihe giheruka aho abantu turi kugenda dusa nk'abatandukana n'ijambo ryawe, duhe ubwenge kugira ngo turusheho kureba ibyo wandikishije, kuko nta kintu wasize udashyize muri iki gitabo. Uduhe kugikunda no kukigira icyacu, uduhe Data mwiza kukiga uko bukeye n'uko bwije, kandi igihe cyose tukinjiyemo uduhe umwuka wawe wera kugira ngo dusobanurire tumenye icyo ushakaho. Amen. Tugakumbuzwa yasinzi